yuko ntakubwiye nandi makuru n'ubu nakiriye message ko ndangije kwibwa akakanya kubesha n'icaha iyi saha saa 11 nahamagawe no mu rugo nijoro saa 8 banyibye ewe gadata we barabizi mu midugudu abantu barebiruka n'inka yanje bari bayitwaye iyo bayiratesheje bari bayijanye nayo bari bayitwaye bakingura inzu bavanamo amasaka umufuka twe tuzi ngo twashigisha nubwo bushera barayatwara bafata amasaka mwe kuzashigisha mu bushera barayatwara bafata amabati umugore aherutse kuzana yo kushira kuri yakini kubera ko Imana mukore bitangaza ngo tuvana amabati ashaje nayo barayikorera bafata amafaranga ya mwishwa wanje ne wari kontabure wa yakini barayatwara none uyu munsi wa none bafite ubukwe tariki 9 ejo bundi kwa gatatu niba babonye uyu munsi uwabafashaga nta bushobozi mfite ntago byari bikwiriye kuvuga ngo niba nge nta bushobozi mfite Imana abanye nabo ifite ubushobozi wenda bo bahise bavuga ati burapfuye kuko nawe urebesha amaso ya mubiri udafite kwizera wabona ko butaraba ikintu kimbabaza ni kimwe nari ndimo mvugana na madamu mukanya ari kurira ndamubwira ntabaye ari nk'umwana wacu twabyaye twagatujije ariko kubera ko tutamubyaye Evode ubukwe buzabeje bundi tariki 9 biyemeje biramutse bipfuye bantu badukurikiye namwe mu bitekereze ibya mbere ibyanjye byaragiye neza kumubatirisha byaragiye neza abantu mpora nshima Imana nkavanga Imana nkoreye ibi bigiye nabi hari abatizera hari n'abatamenye no kunaba mbabaye bakavuga ngo muhimye kubera ko ntagize ntamubyaye urumva rero nta wabyemera n'ufite amafaranga ngurira imodoka nyishize no ku isoko n'uyafite yingurire ariko nshuza ubukwe bw'ura mwana nkuriya mwana w'umukobwa we wenda akaba ari we mperaho mumaranye imyaka 7 umurera yaje hari mwene wabo wamuvunnye akaboko aba mu bitaro bya Ruhengeri karanze kukiri gufa ryaraturitse aza ntaca ashoboye kuba ageze iwabo yakundaga kurara hanze mbese kubera abo bene wabo bazaga basinze nimumfashe dushimire babahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp yes reka nanjye mbasuhuza mwese badukurikiye ku Isezerano TV byacu bakomeye cyane kwa magarutse kwa natwe mwanya nk'uyu nguyu ndabashimiye mwamuhereye hose ushaka kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda dushimiye abavandimwe bari muri diaspora mudukurikira muri benshi cyane kandi muradukunda turabibona kuko murabitwereka kenshi cyane reka rero mbabwiye ngo amahoro y'Imana abane namwe kuri kamera ndi kumwe na Prophete Pst Sekazuba kuva mu Burera nishimiye kuba nawe akoze Evode natwe twishimiye kongera kubana n'umuryango mugari wo kwisezerano yego by'umwihariko kongera kukubona mu maso turanezerewe cyane amina amen Profe wambaye neza rwose urakoze cyane Imana iguhe umugisha kote wajyango ririho amaranka nono modeli Imana iba yatanze yego Imana iba yampaye wajyango rwose ni kaporare ariko Profe urasa neza rwose aho uhereye inkuru y'ubushumba ni nabwo ngira ngo twongeye kubonana biruka bakwimika hagenda nge hagewe hariko ikintu ikimenyetso nyine ko urugendo wakoze hari impinduka yabonetse niba nari mfite umuhamagaro nakoreragamo akaba narongera undi muhamagaro yego ngomba kugira ikindi cyiciro nagezemo gusa nacyo niyo mpamvu uvuga ngo nsa neza n'ubu nari nsa neza ariko gusukwa amavuta y'ubushumba kugirirwa kiriya cyizere bashumba bangana nkura bakakuramburaho ibiganza yego bakaguhagurutsa bakakwicaza mu ntebe iriya nindi ntera Imana iba yakoze bidaturutse ku bwenge n'ubuhanga ubusumbya abandi yego Profe guhindura ukava uyu munsi wabaye umushumba watangiye gushumba itorero
kuri wowe bisobanuye iki? Ese impinduka ubona ku buzima bwawe nizi? Icyo bihindura kuri njyewe yuko binkomeza ko ikintu cyose Imana ivuga iba igifitiye inzira. Kuko nkanjye nabwirwaga ko nzaba umushumba, nabibwiye inshuro nyinshi Imana ikoresha abantu bayo. Rero kuri njyewe iyo mbonye isezerano nkari risohoye yo kwitwa umushumba, rimpa icyizere cyo gutegereza n'andi Imana avuze ko azasohora. Amina. Kuko ntibiba byorosha atari Imana. Hari n'abandusha ubumenyi, bandusha ubuhanga, batari bahabwa ziriya nshingano, ariko kubona Imana yabikoze suko mba nabaye igitangaza. Ubwo ni kwa kundi Imana ibisoje ico yavuze. Rero urumva nakandi gaciro kuri Sekazuba n'umuryango we, naho nkomoka nakandi gaciro Imana ibidutije cyangwa Imana ibiduhaye. Yego. Profe, uyu munsi ntago utangiye kuyobora abakristo mu buryo reka mvuge ngo bwagutse burenze uko wabikoraga. Yego. Ariko se nta challenge ndavuga wenda nk'ibintu wahuye nta bintu waba warahuye nabyo utari wariteza? Ya birahari. Birahari byinshi umuntu ataba yiteze. Yego. Kuko umurimo ninjiyemo, ninjiye mu murimo kuba wenda nari ndifuri mu bandi bantu, ariko iyo wamaje kugira itorero, hari bamwe baba bakwibonamo nk'umuvugabutumwa wari usanzwe banagutumira, ariko iyo ushinze itorero ubaye mukeba, kongera kukwibonamo nka kwa kundi ntibibaho. Noneho ikindi cya kabiri cyantunguye, hari nka bamwe muba mubana utari wawe umushumba, ariko wamara kumushumba ukabona bagiye ku ruhande. Buriya Satani afite amayeri menshi cyane. Ubundi aravuga ngo nta sezerano nka ririya ribura mukeba cyangwa ribura abantu bakuvaho. Ariko dushimira Imana ko ibyo byose iduha kubihagararamo. Amen. Iduha kubihagararamo, ikaduha gukomera, si imbaraga zacu, sinjye wa mbere waba uhuye nabyo, n'aba bose ubona bafite aho bageze bakomeye, ibyo bintu bahuye nabyo. Rero kuba umushumba ugatangiza umurimo ni ikintu kiba gikomeye, bisabwa kwihangana, bisabwa guhura n'intambara utahuraga nazo, kuko hari nyinshi, hari ibindi bitero Satani akurasaho. Ibyo byose njye n'Imana n'umutima wanjye birazwi, ariko ndashimira Imana impa imbaraga yo kubinyuramo no gukomeza guhagarara ku isezerano no ku cyo narahiriye. Amen. Amen. Profe, reka dusenge. Urakoze cyane. Dusenge tubone kwinjira mu kiganiro neza nyirizina. Mana yacu, Mana igira neza, ufite imbaraga n'ubutware, ufite ubushobozi, urera urakiranuka. Tugushimiye kuba twicaye imbere y'ubwoko bwawe, umuryango mugari ku Isezerano TV, utuye isi yose abadukurikiye. Njya uri imbere yabo Mana, hari abanyabwenge benshi bari imbere yacu kandi banadukurikiye. Hari n'abakwiriye kuvuga neza kuruta uko ndi kuvuga. Abo bose umfashe kubyo ngiye kuvuga babyumve, ibyo ibidakosoye Mana ubikosore nk'Imana. Urakoze rero, uyobore Evode, unyobore mwuka wawe wera ari umanuka kutuyobora. Turabizi iyo twicaye hano ntabyo twavuga byanyura abantu bose, abo biranyura ubaha umugisha, n'abatarabyumva uko tubivuga nabo bagirire neza. Urakoze kubaye Imana kandi kuratuyobora, ngaho dushigikire Nyagasani. Dufite abadukunda, dufite n'abatadukunda, ariko abo bose ni ibiremwa byawe, ngaho unyemerere ibituva mu kanwa Mwami Imana byubaka imitima y'abantu bose. Urakoze Nyagasani, kuratuyobora mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Aha, Profe, rero uyu munsi duhuriye i Kigali. Yego. Urambwiye ko wari wagiye mu ivugabutumwa. Maze kuva ejo nari ndi mu ivugabutumwa mu murenge wa Rukira mu karere ka Ngoma. Yego, ubwo ni Ikibungo. Ni Ikibungo mu ntara y'Iburasirazuba. Yego. Niyo twari turi, hari umuvandimwe umukozi w'Imana w'umwapotere bita Claire, akaba ahagarariye ministry zitwa Dorokasi. Hari abantu bagera ku 134 yari yagiye kwishura mitiweli batishoboye. Wow. Ariko bitegurwamo igiterane cy'ivugabutumwa kugira ngo tubashe no kwigisha abakibaswe n'ibiyobyabwenge. Ubwo rero narindi yo nk'umuvugabutumwa batumiye
wo kujya kubwiriza ubutumwa muri uwo murenge, kuko igiterane cyabereye ku biro by'umurenge wa Rukira, abayobozi b'imirenge bahari, abashinzwe imitekano bahari, kandi twagize umugisha. Twatanze mitiweli z'abo bantu nizo yishyuye, ariko tugira n'abakijijwe. Abakijijwe batari bakeya, hakijwe nk'abantu bagera ku 150 bakiriye Yesu. Kabiri, habonetsemo n'ubundi bwitange. Nagize umugisha Imana inkoreramo mw'ico giteraniro, ngira nitangisha mu baturage twasanze bishoboye, kugira ngo nabo bashigikira batishoboye babone mitiweli. Ngira ngo nabwo twahabonye amafaranga agera ku 133 byariho iyi miryango 44. Urumva rero, urumva ni igitangaza cy'Imana. Maze rero kuva ejo ndi mw'ico giterane, navuyeyo bwije, twavuyeyo nijoro nka saa 12 n'igice, saa moya ngurutyo, nageze hano saa 3 n'igice ndara hano muri Kigali. Yego. Wowe nubwo byari bimwe mu mirimo uri gukora yivuga butumwa, yego, uherekeje kuba n'ubundi ushumbye ubu ngubu itorero hari i Musanze. Yego, hari i Musanze rwose abantu bazanagusure. Yego. Harya mukorera hagana hehe? Dukorera hariya kuri munsi y'amashuri ya Sunrise, ukata gahanda ka kaburimbo gashaka manuka kuri Mpenge ganguka mwibereshi, ukimanuka nta metero 10 zihari, ukiva kuri Sunrise ku mashuri, hari sare ya lisemira aho ngaho, iyo dukora mu murimo. Mukora umurimo ryari? Dusenga kuwa kabiri dutangira saa 3 za mu gitondo, tukageza saa 10 za nimugoroba. Tukongera tugasenga ku cyumweru gutangira saa 8 kugeza saa 12. Niyo materano tugira. Ese profe, kuwa kabiri wa mugani mwagiraga icyumba cya Yakini? Yakini yafunze imiryango? Yakini twabaye nk'abimukiye Musanze, ariko Yakini ikora kuwa gatanu nijoro no kuwa gatandatu ku manywa i Burera. Urumva ari Burera ntago igicaniro cahava. Noneho bibera hariya mu rugo, nari mpafite sare, icyumba cyakomeje gukora. Kuwa gatanu nijoro usanga ari abantu benshi cyane, benshi. Noneho ya gahunda zari kuwa kabiri no muri kuwa kabiri zirakomeje, ariko i Musanze zikomeje Musanze. Bya amateraniro yo kuwa kabiri y'amasengesho yo kubohoka, Imana yakoraga imirimo akomeje Musanze, niho twayimuriye. Ariko turavuga tuti ku gicumbi, aho Imana yadufashirije, ntago haleluya yahabura, ntago igicaniro cyahabura. Karakare n'akamateka ku buzima bwanjye. Yego. Nakarere nagiriyemo umugisha, nakarere nabereyemo nabi, ndangije nkaberamo na neza. Nakabereyemo nabi ndi umunyabyaha, nakire Yesu, Imana ihindura amateka. Ubwo rero naravuze ngo ntaga amasengesho yahabura. Na n'ubu dusenga nijoro kuwa gatanu. Yego. Tuba dufite nk'abantu bagera kuri 200 cyangwa 150, tugakomeza no kuwa gatandatu ku manywa. Yego. Aha profe, rero mu minsi ishize ubwo narindi wawe hari ibirori, harimo bimwe byo guhabwa inka. Yego. Ariko hari n'abana harimo umwana wa Urera. Undi ngira ngo nawe wamubyaye muri batisimo. Nawe arererwa iwanjye, namubyaye muri batisimo, aza kuba iwanjye nawe. Urumva bose bari abana bawe, ariko bafite ubukwe. Yego. Ariko natangajwe nuko ejo nabonye ikiganiro bavuga ko mushobora kuba ngo imiryango yarabatereranye bakaba bafite ikibazo, kandi ubukwe bwabo bwari burejo bundi, yuko ubukwe bwabo bushobora kuba bushobora kutaba hari simbizi. Ese ikibazo kirimo ni ikihe muri buriya bukwe? Evodi, mbere ya byose Imana ije dushoboza twibuka ibyo yakoze, yuko wenda tutibuka bariya n'abana bagishaka babayeho nabi. Yego. Kandi no kugira ngo bature iri jambo ngo imiryango yabihakanye, aho bageze ntago uruhare rwabaye urw'umuryango, ni Imana yabafashije. Yego. Nkuriya mwana w'umukobwa we wenda akaba ari we mperaho, mumaranye imyaka 7 umurera. Yaje hari mwene wabo wamuvunnye akaboko, aba mu bitaro bya Ruhengeri, karanze kukiri gufa ryaraturitse. Aza ntaca ashoboye kuba ageze iwabo, yakundaga kurara hanze, mbese kubera abo bene wabo bazaga basinze, noneho ngo nubundi bakava ngo bazamuvuna akaboko. Ariko uriya mwana w'umukobwa andi mateka nyina atari yapfa, kuko bari barasigaranye na nyina. Ubundi uriya mwana w'umukobwa afite se, isarahari. Ni kwa kundi kera babyitaga ngo guterura. Nyina yateruwe na se, noneho ise amuteruye, nyina uriya mukobwa asanga umugabo umuteruye afite undi mugore,
noneho ahita ava yari kavayo yamuteye iki inda yuriya mwana noneho avuyeyo nyina arererwa iwabo ahavuka abyara uriya mwana akura atazi se banamwereka bati dore se isa akamwihakana katari wowe akora mw'ubwo buryo nyina ari umukene bapakaza noneho nyina yaraziranye n'umugore wanjye akiri umukobwa haba igihe madamu wanje yaronse akagira icyo amuha ubwo ndi kwihuta mbese sinaje mu buhamya cyane bwatwara igihe bigeze nyuma nyina ararwara bigera n'ahera mu nzu akajya afashwa n'umugore wanje ntari nakamuzana noneho agiye gupfa nibyo bindi bita kuraga aramubwira ati nindamuka mpfuye kuko nyina arafite abana 3 yageze nyuma byara n'abandi bakurikira uriye arabwira umugore wanje akiri umukobwa ati dore ngiye gupfa abana banje uzabiteho uzanderere uriya mugore mu kumuzana muzane yibuka ibyo nyina wa bariya bana yamubwiye arambwira ati hari abantu umuntu yasize ampaye none bariho nabi tubazana nka ngutyo arererwa mu rugo bose mwarabazanye bose babiwanje uko ari 3 bose akandi ko karacyari gato kari no kwishuri gafite nk'imyaka 11 turabarera tumufata noneho yarangiritse akaboko abaho ntaca akora tumugaburira arakura ngira ngo ibirori bya mbere abantu bakurikiye buko ibirori igihe mbabatirisha nabakoreye ibirori Imana niyo yamfashije mbakorera n'ibirori abana banje batigeze bagira bate bakorerwa yego kabiri ibirori byo mu murenge ngira ngo warabibonye yego byari ibirori bikomeye byari ibirori iyo miryango yari ihari iyo ari kubangura mwihakanye nta miryango yigeze imufasha keretse Imana none uyu munsi wa none bafite ubukwe tariki 9 ejo bundi kwa 3 niba babonye uyu munsi uwabafashaga nta bushobozi mfite ntago byari bikwiriye kuvuga ngo niba nge nta bushobozi mfite Imana abanye nabo ifite ubushobozi wenda bo bahise bavuga ati burapfuye kuko nawe urebesha amaso ya mubiri udafite kwizera wabona ko butaraba yego pe evode tujya tuvugisha ukuri turi imbere y'abantu bazi gusesengura banaturusha kureba icyo umuntu arashatse kuvuga yego aba bantu bo kwisezerano TV badukurikiye harimo abanyabwenge benshi harimo aberekwa benshi harimo abantu bavuga ati hari ukuri ashatse kuvuga ntiyakuvuga yego niba uko nari mpagaze mu gihe cy'imbere atari ko mpagaze uyu munsi sikuvuga ngo ubuzima bw'abari abantu burarangiye kuko sinjye wabaremye yego rero bo babonye uko mpagaze nkuko mpagaze mbese tuvuge mpagaze mu buryo ntagira amafaranga kuko urabona ejo bundi nakoze ubukwe bwo kwakira inka bava mu murenge iriya ni consommation y'amafaranga yego bivuyeho ameza birarashize mpawe inshingano z'ubushumba wabonye ubukwe bwabaye birabyatwa amafaranga atari makeya cyane rero mu gihe nari ngifite ibikomere nigeze no kubabwira ndababwira ntisha mwamfashije ko mubona ngifite ibisigisigi by'ibikomere nta mafaranga mfite tukimura ubukwe bwanyu tukabwigiza hirya umuntu akamanza yishakamo imbaraga kugira ngo abantu tubatangarize ukuri wenda batabanga abana bagize bate kubera ko umusore n'umukobwa ibyabo hari igihe bakunda kubabwira bitashoboka bigeze nyuma baravuga ngo oya ukwezi kwa 8 niho habaga ari mwici urabizi ko ariho habaga mu bukwe yego udushize hirya mu kwa 10 ntaco twabona kandi evode njari jambo nababwinje nkunda kuvugisha ukuri ndababwira ntariko nta kwezi Imana itagira ite idakoramo ukwezi kose Imana yatabara ngewe ndacangana no kwishura amadeni nakoreshe mu makwe yose akurikiranye kandi wibuke ko ya makwe yabaye maze iminsi ndi gupfusha abavandimwe waramperekezaga napfisha abantu 4 bakurikirana mu cumweru kimwe ngira ngo abantu babyibuke bakurikisha social media ibyo nabyo byansabye amafaranga menshi njamo n'amadeni menshi ko yamperekeza abavandimwe mu gihe narwanaga kuyishura mbimuye batiwoya ati igihe cacu niki ikintu kimbabaza ni kimwe nari ndimo mvugana na madamu mukanya ari kurira ndamubwira ntabaye ari nk'umwana wacu twabyaye twagatujije ariko kubera ko tutamubyaye evode ubukwe buzabeje bundi tariki 9 biyemeje biramutse bipfuye bantu badukurikiye namwe mu bitekereze ibya mbere ibyanjye byaragiye neza kumubatirisha byaragiye neza abantu mpora nshima Imana nkavuga ngo Imana nkoreye ibi
bigiye nabi hari abatizera hari n'abatamenya no ko nabambabaye bakavuga ngo muhimye kubera ko ntagize ntamubyaye. Ico nico kiduhangayikishije kuba ibi bintu biriho ari nk'umwana wacu twakavuze okay ni uwacu n'ibipfa n'imbaraga zacu z'abazinaniwe ariko kuri bo arega kanze nkubwire Evode hari nturi kugenda mu modoka Evo hari uwo wagusaba 100 wabimwima akavanga Evode kandi nta ufite bibaho rwose urumva rero hari abantu babona wenda umuntu agiye mu modoka ari iburera wanahakana kubwo bushobozi bafite bati oya ni uko atari umwana we yuko ari iki wenda ari n'abadukurikiye no bafite batahantu nko mu gipangu ariko muko ko ari gihe uba no mu gipangu ukabura 5 nukuri kw'Imana bibaho hari gihe utwara imodoka none ukabura na mazitu bakagira ngo wayiparikiye ku bwende babona ugenda n'amaguru bakavuga ngo bwari gukora siporo urumva ntabwo kandi byanze nje kanze nkubwire Evo njewe hari igihe mfitiye imodoka hari igihe nari ngiye no kuburara kandi mfite imodoka ibyo bintu tujye tubivugisha abantu kuri ariko kwa kwihagararaho ukawutabibwira abantu urumva hari n'ubigeze kuza kunguza 10,000 mubwiye ngo ntayo mfite agena ari kunka ku musozi ngo umuntu aratunga imodoka ngakubaka hano kakagira ate ngo kabeshe ngo yarakijijwe ngo ntayanyimye kandi rwose nta n'igice nimfite byukuri ntuyamwimye ahubwo nuko ntayifite rero mu buryo bw'abaturage bo barabona bati ni umukire afite imodoka ni umukozi w'Imana Imana amugire neza bakubona mu gakoti nk'aka washimye bati ni umumiliyoneri babona bitagenze neza yamuhimye kubera atamubyaye ariko nababwiye ijambo rimwe ndababwira ni koko niba Imana aremeke yo tariki mugenda ikaba idashaka nkorwa n'isoni hari umupasiteri inshuti yanje nawe wavuze ngo yaragiye gukora ubukwe hashize iminsi 2 nta mafaranga buraca ahita arwara ngo na diyare kubera ubwoba yarakambwiye ndakomera kuko nararanye nawe noneho bahita babona mujana mu bitaro ageze mu bitaro ngo aryamye mushizemo serum kubera ubwo Evo iyo ntarariwe ndayiwe kabiri nanjye ndizera ariko araho nanjye nagiye kumanika amaboko ikintu namanikiraga amaboko ngumva ngo bindarangiye gutekereza ngo si umwana wanje si uwanje abantu bagiye kumvugaho ibiki ibyo nibyo byambabazaga cyane noneho ambwiye ko ubwo buhamya bwe hita mungaramo imbaraga ngarangije ngabarase avuye mu bitaro ngo arirukana serum ngabaganga bamwirukaho ngaraza apfukamiwe aravuga ngo man abona rebaga bampakaniye kandi nakuvuyeho ndeba abantu babakire nziranye nabo none rero nkugarutseho babandi barampemukiye narebaga abantu none byanze we ubwo rero ntago yihaye Imana ahise abona nko kubona nziranye na Evode akabata Evode we yansekeje ati naburaga nka Evode nkabona ngo kurubuga azashira nka 500 ati nagiye kubona mbona Evode ashizeho 10 mbona ashizeho 5 ati none si ugucika intege ubukwe bw'amamiliyoni napanze birapfa ati nagarutse nsora isengesho ndavuga ngo man nari narebye ku bantu ziranye nabo bakomeye ntakikurebaho nkugarutseho niho ndahemuka ngasenga isengesho ndavuga ngo wakoresha imbwa ikaje gutera igipangu c'umukire irari irinze c'amafaranga ikakizana iwanje nkabyuka ngarangire ndavuga ngo man tegeka imbwa irebe se buje avuye kuri banki n'igikapu c'amafaranga icibe bayiruka hibasige sange mu gitondo kirambitse hano yangariyemo ibyiringiro ngo yahise aryama aja ku gitanda ariryamira arasinzira telefoni aracaginga araryama yampaye ibyiringiro ngo bwagiye guca mu gitondo ngafashe telefoni ngacokora ngo yarose imbwa koko yamuzaniye igikapu ahita ashiguka karekare ngaje guhura n'imbwa imuzaniye igikapu ngagifata telefoni ngabona message ya mbere ngabone uko kundi bohereza message kiyandika muri taburo ngabona yanditsweho message mobile money 200 urumva amwe bimwe bakoresha ariko bikaza kuri mobile money harya byita ngo iki mode limit ngabona hajeho 200 ngagiye kureba ngasanga nkuko bivuze bamaje kumwereza miliyoni 300 urumva imbwa nitanye igikapu ngaratangiye ngagiye kuri message za WhatsApp ngasanga umuntu amwereje amayeri 3,000 ngagiye kureba kuyindi ngasanga umuntu amwereje 2,000 by'amadolari imbwa igikapu ntikizanye ngo yararebye agiye gusanga asanga iryo joro igikapu imbwa Imana ukuntu yategetse Imana ntabwo yategetse imbwa hubwo yategetse abantu yaremye urumva ngo agiye kureba ngasanga mwico gitondo mu kwizera kandi yirutse arimo serum ngasanga bamwereje miliyoni 9 umva naraye ndi kuba ngo mana watabaye umupasitori nanje warantabaye ndabizi ariko nje sindakoresha imbwa kuko nabangiye mwiyerekwa rye nje wakoresha umuyaga byashoboka rero ikibabaje Evode
twewe ushobora kuturebera ngutya ariko bitagiye neza. Ni ukuri ko Imana urabizi wavuye mu cyaro wenda ntiwavukiye mu mujyi. Niba ari icyaha kiba mu cyaro kitaba mu mujyi cyane ni icyaha cyo kunegura. Yego. Uzi ko mu cyaro ubanyura wambaye ikoti bari bagiye no guhinga bagahagarara isa bari kureba ukuntu wambaye. Ico cyaha mu cyaro mu mujyi ntikiba. Ubundi hari ibya bibera mu cyaro bitabera mu mujyi. Uzi ko banyuraho n'imodoka kandi basanzwe bayizi bagahagarara bakavugana menshi. Iri kutunga imodoka mu cyaro ukavuga ngo wabuze ubukwe gukorera umuntu ubukwe. Ni ikibazo gikomeye. Yego. Sebyo? Kandi aya masaha nyishize no ku isoko ukuntu satana ari numwe nta nuwampumukiriye kuko ari nabagurisha ibyo ngo bakora ubukwe. Ubu nyishize no ku isoko ngo wenda bayigure nkorera mwana ubu kuko kubganje voka nze nkubwire. Aho kugira ngo bura bukwe bupfe mbonye n'umukirira modoka nayigurisha. Nakubwe ntari umwana wanje nashinyiriza nkavante bigenda uko bibaye ariko kubera ko atari wanje n'ibintu Imana yankoreye mbese ni byinshi n'amagambo y'abantu ariko navuze ngo Imana indebe yo mu ijuru. Kuko bakiza kumusaba uriya wamusabye ntiyishoboye uzi ko nawe ndi kumufasha bose ninje bahanze amaso nta nkwano zivuga ngo wenda araragura ibintu ni kwakunda abana bikundane narabareze bagasha gukora ubukwe nta nkwano zacuza ubukwe urumva. Rero niyo mpamvu wabonye ikiganiro bapfukama wo bumva ngo imiryango ngo naho bari biteze bose babihakanye kubera iki bari kubona ntari kugura ibintu bakagira ngo ni kubwende bazi ko ntabura amafaranga. Ariko mbabwire abantu badukurikiye ku isezerano ubu buzima ntawe utabucamo. Ubu simbabaye nka gutya hari undi muntu nawe ufite ayo mafaranga. Rero ndashaka kuvuga ngo iki nuko wabyumvise ni ca ciciro cyo kumva bavuze ngo imiryango yose abihakanye kuba atari yagura varisi kuba atari yakura ibishingirwana kandi ndiho ambona we niyo namubwira ngo nta mafaranga mfite ntiyabyemera. Kandi ikindi cya kabiri uzankurikire keretse ubu mfite iyerekwa ryo kuba ngo cyetse umuntu Imana ikoresheje mu bukwe bwanjye bwashize bwo kuhabwa inkoni y'ubushumba. Ngira ngo warakurikiranye harubwo nagushize ku rubuga suri inshuti yanjye nta rubuga nakoze kuko naravuze ngo maze iminsi mfisha abantu bane mu cyumweru naratwereje bihagije kugira ngo nshingure umuryango wanjye. Ntago ndongera gukereya urubuga ngo mpabwe inkoni y'ubushumba ngo ngirene Mana uzakoresha inzira Imana irabikora. No mu bukwe bwabo nabonye ndavandi abantu bagira nyuma akavuga ngo ni ibiki bakurikire nta rubuga nakereye. Naravuze ngo Imana yo mu ijuru uzumva ubu bukwe akumva Imana iramuhase kuba ya supportinga Pst Sekazuba. Imana izabikore nka ngurya kuko nshobora no gukira rwa rubuga nabwo ntagira ico bikora kuko urabona mfisha uwa mbere ntabaza mbura ya Serekeye bayigura nka muri muna wanjye Serekeye yaguzwe na muramu we bita Etienne Kamegera hari Musanze. Aranamfasha muri byinshi nanjye turafatanya nanjye ngo ribindi nyakuwa muri muna wanje werutse gupfa nkurikira aramfasha. Ejo bundi n'ubundi ngize ibindi byago mfisha abantu nabo baramfashije nongere bavuga ati arega abantu hari igihe ugira umwuka avate ndihagazeho wa Mana we ni wowe ndebye kandi si kukureba ntago uraca mu ijuru uraca mu bantu waremye. Rero Imana abankunda ku isezerano aha ni umuryango wanjye peka mbivugisha ibintu by'ukuri. Iyi ni televiziyo naboneho umugisha naboneho abavandimwe unkunda atari rwa rukundo rwo kuvuga numbona ntago nsabiriza wowe niwumva nkunze wanshigikiye no gusaba nagusaba kuko umugabo iyo amajije kumanika amaboko yagira bansapoting unkunda nutankunda usenga nudasenga akumva mushikigano yumva yashigikira Sekazuba ngaherekeza iriya mfubye anshigikire. Kandi nibitaba Imana nibona bitanakwiriye kunyura hano ifite izindi nzira. Kandi Imana nishaka buri hari nta kintu kiba dushobora ko nabyanarangiye Imana ikabikora no kuri finale. Nigeze kuguha ubuhamya nje nasezeranye buraca ndaja gusezerana nasezeranye kuwa kane kuwa gatatu niho Imana yantabaye. Pastor yavuze ngo aransezeranya ati mpeta ndazifite ikoti ne nabonye uri intwerera madamu nabonye umuntu twindika gatimba. Pastor aravuga ati ndabasezeranya ni mugiye mu rusengero mutaye bazi kuri umukene utararya iwawe n'utaranywe wawe nakazike. Kuwa gatatu nabonye Imana nabonye Imana ikora kuwa gatatu. Nabyukiye kuri radio bita Elise Musanze. Yego. Elise Musanze baranyakura ngo ninze mvuga ubutumwa mvuze ubutumwa umunyamakuru bita w'Imana Manuel uramwumvaga kuri Elise Musanze uramuzi umunyamakuru mazemo igihe ahita avuga ngo mureke dutwerere umukozi w'Imana.
kurya kunywa kandi Imana yarabwiye ngo bazajya bananywa bigera ku wa gatatu atari umuntu ufite kwizera n'abantu wa Mana we ntago uriho. Nagiye kumva numva abantu banhwera ibihumbi 170 ico gihe by'ico gihe 2016 mu kwezi kwa karindwi kuri 28 nakoze ubukwe. Ico gihe Imana ikora ibitangaza, abantu banhwerera amafanta. Narinziwe nange nzakoresha bwa bushira bw'iwacu nta fanta za kuko fanta twazibonaga mu bakire. Abantu banhwerera amakesi buca ibintu babigura buraca ubukwe buraba. Ariho biraba namanitse amaboko. Rero nubwo agatima kari gukubita rwa Satani rukambwira yuko ntakubwiye nandi makuru, nubu nakiriye message ko ndangije kwibwa akakanya kubesha n'icaha. Iyi saha saa 11 nahamagawe no mu rugo nijoro saa 8 banyibye. Ewe gadata we. Barabizi mu midugudu abantu barebiruka n'inka yanje bari bayitwaye yo bayibatesheje. Bari bayijanye. Nayo bari bayitwaye. Bakingura inzu bavanamo amasaka umufuka twe tuzi ngo twashigisha nubwo bushera barayatwara. Bafata amasaka mwe kuzashigisha mu bushara barayatwara bafata amabati umugore aherutse kuzana yo kushira kuri yakini kubera ko Imana mukore bitangaza ngo tuvana amabati ashaje nayo barayikorera. Bafata amafaranga ya mwishwa wanje ne wari kontabure wa yakini barayatwara. Barikorera inka barayizitura cokora kubera ko abantu bahagurutse nijoro bakiruka bagatabaza inka yo bayibatesheje. Urumva ni Satani wavuze ngo nutwari kurebaho. Navuye mu giterane hiharanya abantu benshi Satani yasheze. Nutwo narinzi ngo ndahagararaho batwibye sinabesha ndi umushumba banyibyira ijoro. Niyo mpamvu madamu na uwumvisha ari kunyakura ari kurira. Urumva atari Imana yayindizaga abantu byarangiye nta kintu twagira. Kuko ryari nk'ishiramwe ryansuye abantu bikoreye amasaka bikukura amabati bakagira naho bazitura inka. Profe ko numva utorohewe. Ejo bundi banyibye ihene. Yewe gadata we. Ubushize uziko nigize kuguhamagara ariho napfishe muri muna wanje nakuyikiriyo n'ubundi bagize baraje Bibiliya nka no muri tuyifata igiye kugera i Buganda iri kwambuka umupaka. Urumva Satani bayasheze. Bari banyakwe nijoro ngo umugore bamukubisa amahembe umutima barawufunze ndara ndi gusenga cyikora byutse. Abyutse ari muzima. Ndara ndi kumusengera nare ntasinzire amaje kubona gatotse baraje baribye. Urumva se urumva nshuti zanjye uretse n'amafaranga nanjye abo nsengeraga twongere dufatanye nanjye mu nsengero. Ibintu byose umufumbira wavuze ngo intoki zose nukunabana. Niba uzi kugira ikibazo ukanyakura sinine nkagusengera. Uretse nubwo ntaba nagusengera ukumva umugize umutima haba kwa amafaranga arakenewe ariko n'amasengesho arakenewe. Profe ko utorohewe. Naho warebera kuvuguta n'amasaka tuzashigisha mu bayibye je banyakwe saa 11 ndyamye no muri Kigali ndi kwa pasteur. None n'amabati mwari kuzasakaza kwa pasteur bahita baduhamagara bati bibye inzu urugi bafunguye serire sinzi iyo mfunguzo bazivanye bari kuko urabona icumba bibyemo twashiraga mwa mukobwa mwishwa wanjye araraga ni inkumi. Urumva araramo abonye umugore bamukubisa amahembe nijoro aravuga ati umugabo nta uri hano sindararanuka ndarane n'uyu muntu ndare musengera ndiri hafi aje kurana n'umudamu wanje. Baraza bakingura hamwe yararaga ibintu byose barikorera bavana inka mu kiraro cokora mu kwiruka mu gutabaza inka yo barayita. Imidugudu iri muri ankete abantu bare batabaza nibiki. Urumva rero ni bya bindi urumva mugano ukeneye n'amasengesho. Ukeneye amasengesho uribuka igihe nari kubaka iriya nzu uri mu bantu baje bayiroze dutubataburamo ibintu bataburamo bya bintu za nyama z'amapusi bari bashizemo. Umugore buri kanya ndasenga amahembe bagakubita amatega bagakubita. Urumva rero n'ubukwe nako nandi kuvuga ngo wenda akatwashigishamo bushera niyo yaba ingunguru imwe. Ingunguru sinzi niba abantu badukurikiye barayimenya. Ingunguru mu byite biduki bya bimwe bya mivero. Wenda uziko muco bakunda ubushera niyo haza bakeya bakanywa intuza nuko resebusiyo na doti kudekora intebe byose no kugira bancumbi 400 ntibari nabona n'igiceri cy'icumi ngo mbaye baguciye 400. Umuryo doti izabera hari mu rugo izabera ari ku mashuri ya CPM hari ikigo gihari c'umupasiteri bita Sharere yambwiye ati uzakorere hariya nta kibazo. Doti na resebusiyo byose akaba ariho bibera kuko urabona bose nabanje. Uriya musore ntiyashobora kugira ngo nawe ashaka hano yagira byose nabyishizeho bifatanyiriza hamwe.
arumva ni ikibazo kiba Profe, abantu bagufata amaboko ariko banagusengera. Arumva rero mu gihe wenda wanarira guti ufite ikibazo cy'abana hajemo n'ikibazo cy'ubujura n'ikibazo cyo kwibwa. Nibyo mbwiye madamu ntero madamu naho tugeze nta ruhare twabigezemo, nta n'imbabazi satani igeze kutugirira. Ibi bitatuvana mu kwizera bigatuma umuntu acumura, kandi uru ni urugamba rukomeye. Bivuga ngo hari andi mavuta ninjiyemo, ariko ayo mavuta ari kurwanwa kurusha uko narwanwaga n'ubundi narwanwaga. Yego. Ariko urumva ni ikibazo kuntegera ku mwana utari uwanje. Narihaze ngo nzagukorera ubukwe, narahaze ngo nzagukorera ubukwe, narabihize. Ndanavuga ngo nzabakorera ubukwe mw'abana banjye. Mbonye ikimenyetso cyo kumurengeza ko mwari mwaje ikuntu abantu bariye bakanezerwa. Ndavuga ni no kubasezeranya muzakora ubukwe budasanzwe. Ariko reba abandi bajya ku Rumva rero nta wabyemera. N'ufite amafaranga ngo uri imodoka nyishize no ku isoko, n'uyafite ayingurire, ariko nshuza ubukwe bw'uriya mwana nse kuko n'Imana yayimpaye. N'Imana yayimpaye, n'uyifite ayigure, ariko bacuriza ubukwe kugenda n'amaguru abantu ntibagufata amaboko. Urumva ni ikibazo gikomeye. Umva ariko ngewe ataruwa nabikuba sukwirara mwa abantu ari uwanje, ntago naba ameze nka gutya. Ni rimwe banyibye se watuze, ni rimwe banyibye. Umuntu yampaye ihene namusengeye, ihene imaje kubyibuha neza barayitwara. Cokora ibyene byo nese nabitekerezaho, numva ijwi riramwe ngo nawe kera wibaga ihene ihangane. Ibyo byo nahise mbitekerezaho. None oya nibambabarire kuko kandi bareka kumbabarira, Imana yo mwijuru izandwanirira. Nta nubwo nzatsinda kubera ko aribo bambabariye. Nta gihe tuzaba hari uko ibiturwanya byatubabariye, ahubwo tuzabaho kubera ko Imana yabikoze. Amen. Kandi sinje wa mbere wabugiye kubona igitangazo, hari ibyo Imana ishaka gukorana ngo mpagarare imbere y'abandi ngo cagende kwisezerano ndira nkarakoze. Imana yakoze ibitangaza. Abo baciye inzira zabo, n'Imana ifite inzira zabo evo. Profe, ntago byoroshye. Ese ugira ngo yuko ufite amakwe menshi yo gushingira ko nta kurenganya, kandi evode kanze nkubwire ubukwe ndi gusabwa nta n'umuntu umwe keretse ari nkari babandi wenda Imana yereka gaterura, kuko Imana atoreye igikapu cyo kwa mupasiteri akabikora ari umwe igakoresha intuza, ariko ntibyoroshye. Ntibyoroshye imbere y'aba bantu, ntibyoroshye kuba utari wagura umwana ivarisi. Profe, ntibyoroshye ariko bigomba gukunda mu izina rya Yesu. Birakunda gukunda kuko Imana iraza kwiyaranja. Imana iraca inzira. Kandi uko byagenda kose Jewe ninivure navuye mu giterane mfite amavuta. Pe ubonye n'igiterane nabwirijemo, abari bahari bumiwe, nta nubwo bamenye ibibazo mfite. Narindi mu mavuta ngirane, wenda akantu kongeye Satani arakarena kuko kurara banyibye. Ariko ni umurwanya, ariko si iki si umunesha. Muryango mugari nkunda rero nuko. Profe, reka tunasoza ikiganiro twere kugira ibindi bintu byinshi tujyamo. Buri muntu wese uzi Sekazuba, buri muntu wese ukunda Profete Sekazuba namushyigikira, namufata amaboko. Muri kumva ko ubukwe bw'umwana buri muri ku mutwe, kandi nta wundi bareba, kandi nawe wabihisemo umuhigo. Nuko uyu munsi Satani ashaka kubyivangamo, ariko uyu munsi Imana igomba kwigaragaza. Imana yo ifite uburyo. Imana yampagurukije muri gereza inzugi zifunze, ngakizwa ngahinduka ngataha, irahari. Yego. Imana inyicaje imbere y'aba banyabwenge ndi kureba hano, n'aba bakire n'abakene n'abaki bose, irahari. Ntabwo badufite. Ngiye gusoza akantu gato mvuga. Yego. Ubu ntago nkireba ubunini bw'ikibazo, ndi kureba ubunini bw'Imana gusa, kuko nkomeje guhanga amaso ubunini bw'ibi bibazo byamvana no mu kwizera. Ntukabwire, arakantu nakunze kurema ngo ntukabwire Imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe. Amina. Haleluya. Nongeye kugaragamo ibyiringiro. Ntukabwire Imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe. Haleluya. Amen. Profe, ndizera ko ufite ibyiringiro ko ibintu bigomba kugenda neza, kandi Imana izahora ari Imana. Amen. Ku muntu wifuza kugufata amaboko, Profe, akubona gute? Yatubona kuri nomero 078
45 50 31 karindwi 07 8 45 50 31 karindwi. Niyo nomero yacu no kuri WhatsApp, kandi tunabashimire abantu bose bumva iki kiganiro kandi bafite uruhare rwo kudufasha. Imana ibahe umugisha. Amen. N'ibitekereza rega Evode wenda baturetse n'amafaranga, hari n'icyo twakora ati ihangane ibi nibi. Hari n'ijambo rihumuriza, hari na message zimwe akavuga ati komera, gira ute, turi kumwe nawe nubwo ntaco mfite ariko turimo turagusengera. Ako kandi agakunda. Hari umuntu unyakora nkavuga ngo ntaco mfite ariko ico mfite ndakiguha, turi gusenga nubwo ntaco mfite Imana iragifite. Nibyo yabikenewe cyane. Yego. Prophet, kandi kubifuza gutaha ubukwe ni ku itariki 9 kuwa gatatu hariya mu Burera. Yego turabatumiye bose umuryango mugari wo kwisezerano. Nduwanyu umwana wanyu mpamaze igihe ndabatumiye. Muzaze nukuri bizaba, muzaze. Amen. Prophet, kadusoze n'undi dushimira Imana. Turagushimiye mwami Imana yacu, tugushimiye neza yawe, tugushimiye kugira neza kwawe. Abana bawe badukurikiye warakoze kubarinda, kandi umuntu wese watwumvise ku iki kiganiro Nyagasani umuha umugisha. Hari n'abadukurikiye bafite ibibazo birenze ibyo mfite, abo Nyagasani batabare. Hari n'abafite ibibazo biri munsi y'ibyo mfite, abo bose ubatabare, utugirire neza tubone ukuboko kwawe. Hari n'abadukurikiye bifuza kuba bagera naho tuzakorera ubukwe ariko bakaba barwaye, abo ngabo bakize. Nyagasani reka bagire neza, haba abatoya haba abakuru, haba ari mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abadukundura bafite ngaho ukuboko kwawe ubagirire neza. Wavuze ijambo rikomeye ngo iyo ufumbatuje ikiganza cyawe uhaze ibyaremwe byose. Ufumbatuze ikiganza cyawe uhaze n'abadukurikiye. Urakoze Mana. Sinje nyine siniherezaho, sinje munyamubabaro kw'iyisi, sinje wahuye n'ikibazo gusa, hari n'abafite ibirenze. Abo bose ubagenderere, ndabasengeye, reka babone ukuboko kwawe, reka babone neza yawe. Abarwayi ubakize. Dusengeye igihugu cyacu, dusengeye Abanyarwanda, abari hanze iki gihugu n'abari mu gihugu cy'u Rwanda. Reka udukurikiye wese abone neza yawe, kandi wumva iki kiganiro ufite umutima wo gufasha, n'utawufite ubimwigishe. Mana, twabikoze tutarabivukanye, dufasha abantu ntaco turebaho atari ko byaturenze. Ngaho nyemera rero uko wakoze cagihe ngiye gusezerana kuri finali na n'ubu uracakora, kandi ya Mana yakoze cagihe ntaho yagiye, iracafite amaboko. Urakoze kuhaye umugisha aba bantu, ngaho umuntu wese ubyumva umunezeze, umusetse. Mana, ugire neza umuntu wese. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Ibiganiro byacu binakagaruka. Shalom.